Amen. Uwiteka Mana yacu turagushimiye. Uyu munsi mwiza tugeneye turemeye ngo twishimemo, tuvuge ubukuru bwawe, tuvuge ubwiza bwawe. Reka amaso yawe yahwejesha arebe hano, manura amaso yawe arebe kuri uyu musozi, wumve ibihasengerwa, wumve umwanya tuhari, wiheshe icyubahiro tugirire neza. Uwiteka Nyiringabo Imana yacu, tukubonereho umugisha, tukubonereho ubwiza, witamurure, kubaho kwawe kuganze muri twe, urumuri rumurike, umucyo urase, izuba ryake, tugirirwe neza nawe uyu munsi. Ndagutumiye Kristo kubana natwe, iteraniro ryose ry'abera riragukeneye mu izina rya Yesu, ngo uhishuke muri twe. Ganza Kristo Umwami, ganza Mwana w'Imana isumba byose, hishuka muri twe wigaragaze, Nyirimbabazi n'urukundo. Twogesha amaraso wavuye, umuririmbyi aravuga ngo nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana. Oh, nyeza nk'urubura, nyeza nk'urubura, nyogesha amaraso. Wishimira aba bantu, wishimire kubaho kwabo, wishimire ubuzima bw'abagushaka. Tukubonereho umugisha uyu munsi, amaso yawe arebe hano, ubwiza bwawe bwitamurure. Tugushimiye kuri Imana yacu, itwumva, itwitaho, ku manywa na nijoro niwe duhanze amaso. Ikiganza gikomeye, ikiganza cyaremye, ikiganza gikiza, ni nacyo kibohora, gikora imirimo ihambaye ku buzima bw'aba bantu. Mana yacu urakoze, ganira n'abantu bawe, uhembura imitima, ukiza ibikomere, urema amateka ku bantu bawe. Tugushimiye kubyumvise kandi ubidukoreye, kubw'izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Amen. Turagiye gusoma, tubanje kubaha kaze abari hano bose, turaha kaze abadukurikira muri kure. Imana y'amahoro ibagirire neza, ibasanga aho muri. Ntabwo ukurikiye ubusa, ntabwo uteze amatwi ubusa. Ndabizi ko hari icyo Imana ikora ku buzima bwawe, ndabizi ko hari icyo Imana iri bureme rwose rwose. Fa kubona umwanya gusa wiyemeze ko haba, ahasigaye urebe ibyo Uwiteka ari bukore. Abaroma 8 turahera kuri 14. Abaroma 8 duhera kuri 14. Tuba turaha ku bwanyu, nimwe Imana iba yadutumyeho ngo tuganire. Niyo mpamvu tuba tubategereje ngo mwize, mwinjire, karibu. Aho uri ni mu kazi, injira live nta kibazo. Abaroma 8:14 haravanga, abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Zamuka 15. Kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba, Data. Ngiki ikimenyetso cy'abana b'Imana. Nimba ushaka kumenya ngo umwana w'Imana ninde, birazwi, biroroshe, biramenyekana.
kandi ndashaka kubabwira uyu munsi uburyo amaso y'Imana aba ku bana bayo, uburyo amaso y'Imana aba ku bayambaza n'abayisenga, uburyo Imana irwanirira abayo, uburyo Imana irwanirira abayo. Yesu yirahiye ngo intore zanjye sinzazirangarana, sinshaka kurangara ku ntore zanjye na gato. Ndashaka kugira ngo unyumve uyu munsi, kandi kumva niko kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Mbabwira iki kandi mbivuze igihe kinini, nukuri hari ibyo udashobora kubohokaho, hari urwego udashobora gukandagiraho mu gihe rwose, mu gihe udakunda gukurikira ngo ube mu ijambo ry'Imana. Ibindi byose dukora ni ibiza gusa kunganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntiza riza kunganira amasengesho, icyo mucumve. Ijambo ry'Imana ntiza riza kunganira kuririmba no kuramya. Ijambo ry'Imana ntiza riza kunganira amaturo n'ibindi turi bukore. No, ibyo byose mvuze ni ibirungo biza guherekeza ijambo ry'Imana, niryo ryihariye, ni naryo rikuru. N'ubu wabwira Imana ngo hasigara iki, haveho ibihe, yavuga ngo ijambo ryanjye ryahozeho, niryo ryaremye byose, niryo ryabaremye, ni naryo ribabeshejeho, ahubwo ibindi byahagarara, ariko ijambo ry'Imana ntiryavaho. Cyo gituma n'umwanditsi yavuze ngo muri ibi byanditswe, aho gukuraho indome imwe gusa, isi yakurwaho, ijuru barizinga rikavaho, ariko ijambo ry'Imana rikagumaho. Abaja kubohoka, abaja gukura, abaja gukira, nta kindi kibakiza bahera mu kumva ijambo ry'Imana. Aha niubona umuntu hari abantu dufasha bafite ibibazo birenze, wanashaka kumubwira ijambo rye ukabona sijya akeneye, akaritega amatwi ngo ushaka kurirangiza vuba kugira ngo umujyane nko mu kindi cumba yashakaga, ugasanga aho yashakaga iki, yumva gice akeneye gusa n'isengesho, naho iby'ijambo ni ukumukerereza. Oro nawe ukaba uri kumufasha uzi ko adashobora gukira cyangwa ngo abohoke bitabanje kunyura mu ijambo ry'Imana. Ahantu hose Yesu yanyuze yashaka gufasha abantu, yabanzaga kubitamo ijambo rya data, yarangiza ababwira kira, nimuhaguruke migendere, abadayimoni babavemo. Nibyo n'indumwa nuko zabikora, zibanza kuvuga guhamya Kristo, hanyuma ibindi itangaza bigakurikira. Ikindi namenye, ijambo ryonyine rirakiza, ijambo ryonyine rirabohora, ijambo ryonyine benuko. Hari umuntu uhura n'ijambo, amateka agahinduka, ijambo rimwe amateka akagira gute, agahinduka. Unyemerere rero tugendane mu ijambo ho, hanyuma twinjire mu byifuzo. Dushobora no kugera ku mwanya w'ibyifuzo deja wowe wasubijwe, ibyo ndabyizeye mu izina rya Yesu. Dushobora no kugera mu mwanya w'ibyifuzo wowe wasubijwe kuko iyo uhuye na jambo ubuzima burahinduka, agukoramo operasiyo. Ijambo ryonyine rivuga ahita wumva uburwayi burahagaze, ugahita wumva krize yari ufite iragiye. Ijambo ry'Imana gusa. Twari duhereye kuri 14 ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ikimenyetso cyo kumenya b'Imana kiroroshe cyane, nta bintu byinshi rwose ngo uvuge, ni kimwe. Nubona umuntu arayoborwa n'umwuka w'Imana, automatique yabaye umwana w'Imana, aragendera ku mahame ya se, ni umwuka wa se umugenga. Ikiduhuza nayo ni umwuka wayo kukubonekamo. Igituma babana bawe ari abawe nuko bafite amaraso yawe muri bo, igice kibikugize kibarimo. Buriya umuntu abyaye
niwe wundi uzutse, cyangwa se niwe wundi ushibukiye mu wundi. Nunaba utariho, amaraso yawe azaba ariho. Ibikugize byinshi bizaba biri mu isi y'abazima. Ibitugira rero kugira ngo Imana imenye abo turi bo. Kugira ngo Imana imenye abo turi bo, nuko itubonera mu maraso. Nuko itubonera mu maraso ya Yesu. Icyo ni icya kabiri gikurikira, ko umwuka w'Imana ari muri twe tugaragaraho. Umwuka w'Imana agomba kuba ari muri twe. Iyo yatugezeho, Imana ihita ivuga toke aravutse. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo ikibyarwa n'umubiri naco ni umubiri, ikibyarwa n'umwuka naco ni umwuka. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo turi abana bayo kubera ko twavutse ubwa kabiri. Kubera ko twavutse ubwa kabiri. Tuvuka ubwa kabiri gute? Ni mu mwuka. Ni mu mwuka. Iyo tubyawe ubwa kabiri mu mwuka, twizeye Yesu, tukabatizwa mu mwuka, niko yabwiye Nikodemu. Nukuri utabyawe n'amazi n'umwuka ntubasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ubwami ni ubw'abana, ubwami si ubw'abantu. Ntabwo ari ubw'abantu b'Imana, ubwami ni ubw'abana b'Imana. Uzabona abantu bisimbiza ngo turi abantu b'Imana. Abantu b'Imana bafite uburenganzira gusa ku migisha y'ubutaka, ariko ntibafite amahirwe y'ubwami na gato. Ikibinjiza mu bwami, ikibatwarayo, nuko gusa bagaragarwaho n'ikimenyetso cy'umwuka w'Uwiteka ko yageze muri bo. Kuyihe mpamvu ibi mujye mwumva ngo Adamu yaracumuye ngazanira bose urupfu, kuko none byari byanditse ngo icyana gikorwa nyuma y'icyaha urupfu rwinjire. Adamu yaragikoza na Eva bahise bapfa. Ubwo iyo saha bapfa, umuntu w'ijuru muri bo yahise apfa, basigarana umuntu w'ubutaka gusa. Bamaze imyaka myinshi bagenda barya banywa bariho, ariko umuntu w'umwuka yarapfuye, basigaranye ubutaka. Igitangaza ngo baje no kubyara, babyara igihungu c'ubutaka gusa cy'ikinyamubiri. Nicyo cyatangiye gutemana mbere, niwe watangiye kubesha mbere, niwe watangiye niwe wanakimana mbere. Imana yamubaza, imubajije nakari hehe, ndi umurinzi w'ibiki na biki, ibigambo bitaravugwa n'undi mwisi. Atemanye wa mbere, abeshe wa mbere, anatse wa mbere, ni nawe wari inyama wa mbere. Kurya inyama byari ingaruka z'icyaha. Reka ndeke kubivuga, bitabakoroga. Bamwe bakaba bazireka. Muri Yesu, Paul yarabyanditse ngo byose byarejejwe kubw'abera. Kuko twejeje ngo byose birejeje, twemererwa kubirya. Ariko nanone nubwo tubirya, hari bimwe turya byavuye mu ngaruka z'ibyaha. Kandi ibyo byose turya byavuye mu ngaruka z'ibyaha, icyo bidukorera biri mu bitugabanyiriza iminsi yo kubaho, biri no mu bituzanira indwara nyinshi. Ariko ibyari biriho mu kuribwa k'umuntu utaraguye, uzabirebe, biri mu bitwongerera iminsi yo kubaho, biri no mu biduha amagara meza, ubuzima bwiza. Imbuto gusa ku bintu by'ibimera ni iby'Imana yari yahamuntu kurya ubuzima bwe bwose. Ntabyo kurya ibinyama no kurya ibintu bene ibyo nta byari birimo. Kugeza uyu munsi kubirya biremerewe, biravumuwe, nta ngaruka yo mu mwuka, ariko ingaruka yo mu mubiri automatique irimo. Nta wabiriye ashaka kumara imyaka 200, nta n'umwe. Ariko reba abo mu isi ya mbere bakirya imbuto kuri 90%,
bamaze imyaka 900, abandi bamara 800, abandi bamara 700. Uko bamanuka barya biriya bindi niko imyaka igenda igabanuka. Ubuho noneho tugeze no kurya ibikeri n'ingurube n'inkende n'ibiki bintu byose bishoboka. Uko tubirya noneho niko imyaka ishiraho bitigeze kubaho. Okay. Ibyo bivuze wenda wakwibaza ngo none ngo twabiretse. Okay, ntako twabireka. Ibiri mu ngaruka z'icyaha byinshi ntako twobireka. No kubyara tubabaye nabyo byavuye muri ibyo. Ubundi byari automatique ko atanamenya nuko yabyaye. Ibyo akora byose abikora n'imbaraga zikomeye, nta muruhu urimo. Ariko ubu byubakitse ko tugomba kuruha kuri byose. Nicyo gituma Yesu ahageze yahise akora disikuru ye, aravuga ngo mwese abarusha n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Niwe wenyine gusa wari ufite ibitaro, hopitali iri mobile agendana. Yaruhura abarushe mu mitwe, yaruhura abarushe mu magufwa mu mibiri, yaruhura abarushe mu mitima, yaruhura abarushe mu buzima, yaruhura. Niwe wenyine wari ufite izo mbaraga zo kuruhura abo bantu bose mu miruho yabo bari bafite. Kugeza n'uyu munsi Kristo niwe soko, niwe bitaro biruhura abarushe bose. Igihe cyose waje ari ushaka, automatique urasa n'umuntu wagiye mu bitaro ashaka docteur kandi wazi. Harujya mu bitaro uvuga to umuganga duhura n'uwo wese nta kibazo. Uwo muntu aba ataragera ku buvuzi bwuzuye bushobora gutanga igisubizo cyuzuye. Ariko iyo umuntu amaze kugera ahantu avuga toke ngiye mu bitaro, ariko umuganga ashaka ni runaka, ni docteur runaka nkeneye, ni nawe natumweho. Nuwo nyine. Okay, iyo rero waje mu by'Imana uvuga toke nkeneye Yesu uruhura abantu, nkeneye Yesu uruhura abarusha, nkeneye Yesu wikorera imiruho y'abantu, automatique biba byarangiye. Kristo arabikora kuko n'umuhanga wo kuruhura imvune zo mu mitima. Yesaya 61 nicyo isobanura gusa. Kuko umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, yansigiye amavuta kubwiriza ubutumwa bwiza, mbwira imbohe ko zibohowe, impumyi ko zihumutse, ibisenzegeri ko batuwe, kumenagura inzugi zifunze, gutanga ihumure kubarira b'Isiyoni kugira ngo bishime. Kristo niwe soko, niwe sabatu, niwe karuhuko kacu. Icyo mukundira iyo wageze muri we, isabatu yibamo kuwa mbere ukageza ku cyumweru. Ariko iyo udafite Yesu wuzuye, utegereza isabatu ku munsi runaka, indi minsi yose urarushe. Kristo ntashaka gutanga isabati ingana n'iya Mose, kirazira no kubyitiranya wari ubundi buyobe. Isabatu ya Mose wari umunsi umwe, ariko isabatu ya Kristo ni ibihe byose. Turabyizera tuvuge haleluya. Nuko byubatse iya Yesu niteka. Kuwa mbere ndi mu isabatu, kuwa kabiri ni isabatu, kuwa gatatu beno, kandi akaruhura abantu mu madomene yose. D'abord umunsi abivuga cyane yarahagaze imbere y'abafarisayo n'abasadukayo, yarahagaze imbere y'abiyita Abalewi n'abatambyi. Aravuga ati mubarushe ba mbere kurusha abandi ni mwebwe abatambyi, kuko murashize mumazwe no kwikorera ihene, gutemagura ibitambo by'ihene n'intama buri munsi. Ngahe mufite bonyine Abalewi bari bafite ibyiciro bitatu, ngirengo bari bagabuye mu byiciro bitatu. Abalewi bo mu batambyi bashinzwe kuja kwirukana intama n'ihene mu misozi, bazifate bahakikishe ko bazigejeje imbere y'ihema, basubireyo ntibarengaho, ntibaninjira mu ihema, ntibazi uko hasa. Abo nabo gufata ihene n'intama baravuga atari ko mubarushe n'aba barimo. Inyuma y'ihene kuwa mbere, kuwa kabiri no gatatu, uje wese afite ibyaha utangire mwiruka inyuma y'ihene zabo, muzirike ibiziriko, muhambire, mushweke, ni uca wiruke. Ati murarushe namwe. Icyiciro cya kabiri cy'abatambyi b'Abalewi
ni abazitemagura bazibaga gusa bakazigeza mu rubaraza hariya, ahera ntibagerayo, n'ahera hahera ntibarungurukayo. Abo bari barashize. Uzi kubagira, ubagire bene Simiyoni bose, ubagire bene Lewi bose, ubagire bene Nafutali bose, bene Yuda bose, bene nde bose ubabagire. Nimba kwa Rubeni hacumuye ibihumbi 200, ngahe ndebera icyo cyumweru cyose wica izo ntama. Izo kwande Yesu ati namwe murarusha. Ngo arebe n'abinjira hera hahera uburyo ahari ibigikarabiro, ahari itabaza, ahari iki, nabo ibyo bahakorera, kuzipanga ku gicaniro, gutwika kwatsa, gira gutete imyotsi yarabamaze, namwe murarushe. Nibyo n'umutambyi ugera hera hera ntiyari yorohewe kugira ngo azajeyo. Mana yiyuhagire, yiyoze, yiyogoshesha, agire gute, amese imyenda, arebe n'ubudodo buriho ko ntakacafuye, agire gute, aruhe bamutema ikiziriko mu kuguru, ari bujyaneyo, nibumva atagikoma bakurure ko yaguyeyo, intumbi bayikuruze wa mugozi. Ibintu bene ibyo. Namwe murarushe. Arebye abaturaga aho hanze, arebye ati mwese abarushe n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mugiye kuruhuka mwaba Lewi, namwe batambyi muruhuke, muruhuke, abatuye isi bose imiruho yanyu ndayibamara. Umutwaro wanjye nturemereye, kuko ingata yanjye ari ubugwaneza, kandi muzaruhuka mu mitima yanyu. Umuruho mubi uruta imiruho yose ni umuruho mu mutima. Nicyo gituma iyo abantu babona umuntu ufite abakozi benshi bamukorera, bamwe bateka, abandi bamesure, abandi bakorope, abandi bagire gute, byose ukabona barabimukorera, agahita avuga ngo uyu muntu we ngo yararuhutse vraiment. Amagufwa yego, ariko mu mutima yaraboze, yarashize. Ubwo rero uwo nawe ararushe, ibyo mugomba kumenya ko ari uko bimeze. Ariko Imana ishimwe ko turi abana b'Imana, turi abana b'Imana koko. Nshuti yanjye, turi abana b'Imana koko. Ujye wishimira ko uri umwana w'Imana. Turi abana b'Imana. Dore ikimbabaje kimwe gusa kimbabaza, ninde muri mwe uha agaciro iryo banga, uha agaciro icyo kintu yagizwe, ku buryo yumva ko akirutisha ibindi byose yitwa? Kuba witwa gusa kuri umwana w'Imana. Ibyo bitanze amahirwe kuruta amahirwe yose wari kugira. Bitanze ubuzima bwiza kurenza ibindi byose. Ariko se kugira ngo bingaragareho, birangaragaraho bigenze gute? Birambonekaho habaye iki? Birankorekaho hakozwe iki? Biraba byagenze gute kugira ngo bishoboke? Ibanga ni irihe? Ibanga nuko mbyemera, ibanga nuko mbyizera, ibanga nuko mbyiyita, ibanga nuko mbyiyaturaho. Ndi umwana w'Imana, ntangire ngendere muri autorite, ntangire mpagarare muri ako gaciro, mvuge ati koko ndi umwana w'Imana. Njya ndeba ingene abana b'abakire biyumva neza, kareba ingene abana b'abategetsi biyumva neza. Iyo amenye gusa ngo se ni general, automatique gahita gakurana autorite, kandi gakomora kuri nde? Ntabwo ari yako ariko ni yase. Gahita gagaraba gusa ngo muzehe. Ubwo muzehe umwana wa naka, wa komanda runaka, nako gahita kiyumva ntibyabura rwose.
niko byubatse. Iyo autorite byanga bikundi ihita ikamanukaho. Abana b'abami uburinzi babukorera umwami, uburinzi bugakorerwa abana be. Siko bimeze? Ingabo zirinda umwami, hari n'izindi nke zigabanywa zikarinda abana be. Yes. Aha. Imana nicyo gituma yigotesheje abamarayika miliyari aribo bashinzwe uburinzi bw'ubumana no kwihesha icubahiro. Yarangiza ikamanura abandi bamarayika baza kurinda abana bayo. Wari mwene ndewe ngo uronke marayika. Marayika umwe agira imbaraga zishobora kurwana. Marayika umwe arwanya isaha imwe yarwana n'ingabo za Afurika zose akoresheje isaha imwe. Marayika umwe avuze ngo arwane isaha imwe, yaba ari ingabo z'ibihugu byose bya Afurika zose mu isaha imwe. Ariko ari iz'igihugu kimwe bimusaba gukoresha umunota umwe. Ingabo zari zagose Abayuda 185,000. Marayika yabihotoye mu minota itarenze 5, zose zihindura imirambo abarazishe, kugira gusa ngo ashirireho uburinzi abana b'Imana bareke kuvogerwa n'abana b'isi buzuye imbaraga z'umwijima. Muremera ko iyi Mana ariyo Data ishobora kumva umunyenga ikagubwa neza ikasinzira ikumva iratekanye abana bayo bari guterwa, bari kunigwa, bari kugira gute, igatekana ikumva ni sawa, icyubahiro kirayiryoheye, gusa abana be bari kunigagurwa ibintu bene ibyo ntibishoboka. Ninde mubyeyi wakwihanganira bene ibyo? Nacyo gituma Yesu yabwiye abantu kugira ngo abamare impungenge n'ibyo batekereza. Arabwira atari koko muri babi, ariko muze mugerageza kugirira neza abana banyu. Kandi ibyo yavuze ntiyabeshe, muri babi. Kuko umuntu ibimugize n'ubumara bwigendera. Kuko utuntu twinshi ducometse mu muntu ni tubi. Intekerezo z'umuntu zikorogeka mu isegonda, ziba zakorozwe mu munota umwe. Mu munota umwe yaba atakaje ubumana, akaba yuzuye ubushitani. Ariko aravuga ati niba mumeze uko ariko mukita ku bana banyu, ni gute so wo mu ijuru we mwiza utagira akantu na kamwe kabi kuri we atazarushaho kugirira neza abamusaba? Bipfira he? Ubu mwana w'Imana bingana nuko wabyemeye. Ubu mwana w'Imana bingana nuko ubyitwaramo. Nimba wizera Yesu Kristo, sava, byararangiye. Icya kabiri, si ukumwizera gusa. Niba umwuka wiyazuye Yesu asigaye ari muri wowe, icyo ni ikimenyetso simusiga cyerekana abana b'Imana. ADN y'ubumana mu muntu ni umwuka wayo mu muntu. Nako kantu konyine bapimiraho, bagahita bavuga toke uyu turato ise twamumenye, twasanze ari umwana w'Imana isumba byose. Ibimenyetso birabigaragaza. Cumi na gatanu twahasomye havuze ngo kuko mutaha umwuka w'ububata ubasubiza muki mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti aba data. Ntimwahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba. Uwo mwuka ubaho. Hari umwuka w'ububata usubiza abantu mu buretwa. Hari umwuka w'ububata ari wo nyina w'ubwoba. Ahantu hose hagaragaye ubwoba, ubwo bwoba bukugendamo ni ikimenyetso kibi kibi cyuko umwanzi agifite utubuto akubibamo. Kuko hakiri virusi y'ubushitani iracarimo, igaragarira mu bwoba. Ubundi iyo wamaze kubaturwa, umwuka w'Imana n'utubatura. Nimba narabatuwe
uyu mwuka w'ubwoba uva he? Ndatinya iki? Nutinya uriyongera iki? Arandubwira ngo yiwe bakagerageza kugira ubwoba, akagira ngo none nagira ubwoba ashaka kwiyongereraho be n'iminsi 10. Ayiwe ngize gutya amayeri kagira gutya, ariko asanga yose n'amayeri y'ubwoba. Wenda shobora kugira gute? No, turiho kubw'umwami, tugenda kubw'umwami. Nituzanapfa biranditse ngo dupfa kubw'umwami. Ntituriho ngo nuko twihishe shitani atatubona. Aho utuye arahazi, aho uryama arahazi, aho winjirira arahazi, naho ukomoka arahazi, aho ukandagira hose arahazi. Ariko igitangaza, waramwimwe, yarakubuze, ntiyaguhawe. Kutagushobora si uko atagushoboye, kutaguhitana si uko atakureba. Ariko mu gihe ataguhawe ntaho yanyura, ntaco yabikoraho, kubera ko urashinganye mu buntu bw'Imana isumba byose. Niyo yatega imitego 1000 mu muhanda, uhanyura hose wemye. N'ubu ntirirenga mutanyuza hateze, ariko murahanyura mwemye mu izina rya Yesu. Nunahagera niho umererwa neza kuruta nahadateze, kubera ko aho imbaraga z'umwanzi zigwiriye niho ubuntu bw'Imana ngo busaga ku rwego rurenze. Ngo aho ibyaha byagwiriye ngo niho imbabazi z'Imana zahishukiye cyane. Aho umwanzi yateze cyane niho imbaraga z'Imana nazo ziba zirunze cyane, kugira ngo ihagaragarize imbaraga zayo no gukora kwayo. Kubwiza ukuri, ishitani ntiyakubuze, habe n'urupfu ntirwakubuze, habe n'ibiguhitana n'ibiguhiga ntibyakubuze, ahubwo gusa warimanywe. Kuko Imana yaguhisha ahantu kure, ahantu ho mu ijuru muri Yesu, igupakirayo. Isi irakureba gusa ariko ntifite icyo yakora. Iravuga turiyaho, uriya yaragiye, wamuduha ngo tumwereke, ariko yaraducitse. Kristo yaramwitwariye, yarafashwe uriya. Ni umugurano wa Yesu. Ngundi irindi jambo Paul yanditse, aravanga amaze kuturonka uwo, ngo yahise adushyiraho ikimenyetso, yadushizeho ikimenyetso nk'ingwate, ngo ari cyo Mwuka Wera. Twese abizera twaragwatirijwe mu izina rya Yesu. Ingwate yaratanzwe, ari cyo kimenyetso cy'Umwuka Wera, kugira ngo uzajya tubona wese, uzajya tureba wese, ajya ahita amenya ngo bariya barafashwe, bariya n'abagurano, bariya nico nako gaciro tugira. Iyi si turebye ihita ibona turiho ikimenyetso. Iyo bashaka ko umukobwa adakomeza kwirukankwaho n'uduhungu twose tunyuza aha, bategeka kumwambika iriya bage. Hari impeta bamwambika, nimba ari ya fiançailles ntabyo nzi, ni ibyadutse iki igihe cyo hambere, ntabyo twe byabayeho, nyine byari ibindi biri aho ngaho bene uko. Abari aha ngaha hariho bamwe ayo makuru ntayo bazi bene uko. Ariko ubu nyine kugira ngo, kubera ko ibintu byose ubona biri mu ikoranabuhanga, uramureba n'abandi bamurebye, uragira gute? Hambere keraho iyo wafataga umwana w'umukobwa bazanaga imfatarembo, inka bagakubitaho. Iyo nk'uyibonye wese ahita avuga ngo uriya yarafashwe. Icyo gihe murajya ahandi, ntawe usaba kwerekeza amazuru muri urwo rugo, kuko ifatirembo yagezeyo. Banayitaga ngo ni imfatarembo. Hanyuma muri iki gihe si uko bimeze, kubera ko anyura henshi, agenda henshi, bamubona mu mihanda, bamubona. Abakobwa babaga mu bikari, ariko uyu munsi wa none abakobwa bari mu mihanda, abakobwa bari mu ndege, abakobwa bari mu social media, abakobwa bari ku mativa, abakobwa bari he. Cyo kimwe na kera. Ubu kugira ngo uhagarike andi majisho yose uyahagarike, nuko umukubitamo bage akayambara hano ya fiançailles. Uyibona wese arahita ngo ayiwe baramuntanze we, ahita yerekera, reba muri noro, wisaba kureba muri side. Byarangiye yarafashwe. Kugira ngo Kristo yerekane umugeni we yafashe,
isi y'umwijima idashaka umwirukaho, biranditse mu ndirimbo ya Salomo. Mwa bakobwa b'i Yerusalemu, mbarahirije impara zo mu gasozi n'amasirabo, ntimusubire gucokoza umukunzi wanjye ngo mumubyutse, mumureke yiryamire kugeza ngo yabyishakira. Abo bakobwa b'i Yerusalemu bagereranywa n'abadayimoni mu ndirimbo ya Salomo, biruka inyuma y'umugeni. Umukunzi wahita yandikira abakobwa b'i Yerusalemu, mbarahije amasirabo n'impara zo ku gasozi, ntimusubire Bibiliya y'igiswahili ivuga ngo ntimucokoze umukunzi wanje. Izindi Bibiliya zikavuga ngo ntimukangure umukunzi wanje, mumureka aryame kugeza igihe yabyishakiye. Niho rero Kristo rero ahita mukubitamo ikimenyetso kimeze nk'iriya bage kivuga ngo uyu yarafashwe. Nicyo gituma Paulo yahise abyandika aravuga ngo ubu we sinjye uriho ni Kristo uriho muri njyewe, ubu ndi umugurano wa Yesu, narafashwe yaramfashe. Amaze kwambara iyo bage Paulo ahita yandika irindi jambo aravuga ngo singira uwanjye ngo nigenge, dore banshizeho ikimenyetso kivuga ko ndi umugurano we, ubu ni ungenga sinjye ukigenga. Iyo ugifite icyo rero, isi kuba uri kureba, isi kuba uri kubona, uyinyura hejuru ikumirwa ikakubura, ntifite ikiri bukore kuko ntiguhawe. Kubera iki? Uri umwana w'Imana kandi washizweho ikimenyetso gikomeye mu buryo ntawapfa kuvogera ijuru ryamaze kukwimana. Icyambere kituranga ko turabayo nuko umwuka wayo tugaragaramo. Icya kabiri kizacyerekana ko abana b'Imana ari bo nuko nta mwuka w'ubwoba ubasubiza mu buretwa ubabamo, ngo bibaze ngo ayiwe tuzabaho dute, data arahari azambeshaho. Umuririmbyi aravuga ngo mbeshwaho no kwizera Yesu gusa, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe mu maboko ye, nizeye Yesu nta bwoba mfite. Hari n'igihe abana b'Imana biyoberwa bagahita batangira kubaho uko batari kubaho. Reka nkibasobanurire, kuko bo ndi kubwira mubayeho uko mutari kubaho, murasa nuko mutari mukwiye gusa. Ntimuri no mu kibanza mwahagombye kuba mwicayemo. Bitewe n'iki? Hari igihe ibyo byose bikubaho ariko ugasanga amakuru ntayo ufite make. Kutagira amakuru bigatuma ubaho kutari kubaho. Hari ubuhamya nakurikiye bw'ingabo, hari ingabo zigeze kurwanya igihugu, zirakirwanya pepe ngo zitere province, izindi zigiye gutera capitale. Izateye province uwaziyoboraga akaba umurwanyi cyane, yanga kwerekerayo, abandi bisubiza inyuma babagose, iwe arakomeza asanga bamugose baramufata. Ngo bamufata bati mwe mumuhambye mu ndake mucoba umufungiremo, bayimufungiramo. Hanyuma dukomeze turwane, bamusigaho abarinzi 3, bakamukubita umugoroba, bakamuha intica ntikize uturyo duke, imfungwa yabiraho, bamara bakamusubizamo bakamufungirana harya bamufungiye. Noneho bamufungiye mu ijoro, kuko we hafunze ari mu ndaka atari kumva. Hejuru intambara byacitse, abateye kapitale barayifata, bandi bitwa baroberi, province bararwanye, bakubise babandi babakuyeho, ya province nayo irafashwe. Hanyuma babandi buri ku burinzi bubona buragoswe, buriruka butanamukinguriye butanamwishe bumusigamo. Igitangaza, amara icumweru cose wa muafandi ari he? Afungiwe hahantu, wa muafandi afungiwe hahantu, ariko atazi ko igihugu bagifashe. Muranyumvira? Ubwo safunzwe nande? Hari umufunzi uhari? Bajya bacunga, ntibaheruka, batsinzwe bagiye. Abi wabo nabo ntibazi ko hafungiwe. Muri make murumva ko yifunze. Umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, 3 irashira,
ntakora no ku rugi ngo ndakoraho bakanyica. Ubu noneho ubwo batanamfunguriye bategereje ko bankura ngo banyica gusa. Nawe aricara inzara imutsinze umwo aracecetse. Nyuma imbara ku munsi ugira kane ababo nibo bakontorora hahandi batangira bagenda bagenzura ahantu hose abafunzwe abagize gute hahandi babona harafukinze ngo bafungure basanga wabo bazi komanda wabo ngo yarapfuye basanga nimwe ari ni muzima ararembye gusinzara nimumereye nabi bakubise urugata yiwe none baragenda apfuye birarangiye ngo ahumura amaso abona ni ingabo ze n'ama escort ye nibo bahagaze bamubyutsa mu cubahiro cyara bati fandi byuka sohoka urugamba twarusinze hose twahafashe ubu mazi iminsi yose ndyamye mu ari twe twatsinze. Ati niko bimeze. Aravuga ati ndababaye iminsi maze inzara indiriya kandi ari twe twatsinze ariko ndafite amakuru. Tikuko kugibegetseho nari kukakubita nkakamena rwose. Tariko nje natinyaga bicaye inyuma. Nuko bimeze iyo umwuka w'Imana atari uganje mu muntu. Umwuka w'ubwoba ni ugutera akakubesha ko uboshe kandi utaboshe. Akakubesha ko washobotse kandi udashobotse. Akakubesha ko n'Imana itakureba kandi amaso yayaguhoraho. Ukagerega usigare bibaza ngo nta n'umurinzi mfite kandi gitangaza aho uri hose harinzwe n'ingabo zanyu. Harinzwe n'ababarwanirira ntabwo harinzwe n'ababarwanya. Ariko iyo udafite amakuru wenyine wibohera ahantu ngo ayiwe ngo biratugose birihe ahubwo hagose imbaraga z'Imana nizo zigose aho hantu. Ikigaragaza ko turi ab'Imana nuko umwuka w'Imana yirukana uyu mwuka w'ubwo uburetwa bwose bukatuvaho tugatangira kugendana autorite y'abana b'ibwami tukavuga ngo dutegekanye na data. Icya kabiri ugatangira kwizera no kwatura kw'ibitariho biriho. Ntukajya wemera ko ibintu bihabwa ari uko byahageze ujye ubyakira bitaraza. Vuga toke tegereje ibi n'ibi mu bihe biza. Tegereje kubona Imana inkomeza. Tegereje kubona ibintu bihambaye ibi n'ibi bizangeraho. Gute Imana ibikugezaho bingana nuko byizereye bingana kandi kigaragaza ko umuntu yizeye nuko abategereje ibyo yizerera. Hanyuma Imana nayo igatangira kubikora ibikoresheje umwuka wayo kuko deje urabyizera urabyemera. Umwuka w'Imana yari muri twe. Cya gatatu nuko ahamanya n'umwuka wacu byose bigatangira kuririmba ngo Aba Data. Turabana b'Imana uko nukuri kudashidikanywaho. Amateka yacu agahinduka ubuzima bugahinduka isi y'umwijima igatangira kwibaza abo turi bo. Uzi gituma dutangaza Satani n'abadayimoni n'isi kadutangarira nuko tuba twishimira ibitariho kandi nta watwandikiye ko bihari. Ariko kwizera kunyemeza ko biriho. Impamvu ntabishidikanyaho niki nuko nzi ko iyabiremye. Hari indege yakoze accident nako mu kirere igira ikibazo pani komeye irajubangana induru ziravuga abantu barariyandu bagira gute babona akana kari mu ndege ko gusa kari gukina laptop kari kuma play ko karakina bya bindi abandi turasheza wabigize gute barabaraga kubita tuwe uri mu biki abantu bo ubona tugiye gufagira gute ngo arabaza ngo ke ese mwambwira ari ndutwaye nindutwaye bavuga kapiteni w'indege utwaye bavuga wari waratuwoni papa none ndagira ikibazo guse ari papa nimba ari papa ukiriho nimba ari ukiri kuri vora y'indege nta kibazo karikomereza abandi ko barari abagore barahwereye abagabo ko baravuza induru bigira akana gusa ko karikinira daddy nimba kiri ugifashe vora nta kibazo ndamuzi iko kazi ko isari buyitware neza kubera ko tashobora kuyihanura nyirimo nayihanura azayihanura ndahari. Urumva icyo cyizere afitiye se
kuko mutakigirira data wa twese. Bakwaze kubera kutagira panike kandi tubona unakodesheje, tubona tugize gute wabwiye toke nayo nimba shoferi w'uru rugendo ari akiri Yesu, nimba Uwiteka ari we mugenga w'ibyaremwe, ndagira panike y'iki data ari uyoboye, nabura kubigeraho byagenze gute. Nuko byubatse. Iyi ndege yaje kongera arayizamura yisubiza mu kirere, indege irakomeza. Abantu bose ngo twari dushize kakanda kagahinduka kakabaseka we, kaseka abandi atari kwa kakandu kagobatowe. Sinari nabwiye ko dadi ari witwa dadi wantu indege gutengirimo. Mbwirira ukwegereye ngo dadi ni ufashe, ni utwaye, dadi ni utwaye. Mzehe ni udutwaye mu izina rya Yesu, ntaco tuzaba. Humura nshuti yanjye, wizeze umutima we wose, wambara umwuka wera, ibimenyetso bigaragaza ko uri umwana w'Imana. Nimba uri umwana w'Imana, ntuzarengana, ntizakurangarana, ntizaguta, ntizaguhana, ntizagutererana. Ni indahiro yirahiye. Soma Bibiliya urebe, kubayizeye bose byababayeho. Ikosa ni irihe? Kubaho utazi kuri umunyembaraga kandi uri we. Mvuge gute? Nsoreze kuki? Ndabwira Gideon unyumva mwizi, Gideon we, haguruka uko izo mbaraga zawe ziri, ugende ukizi wanyu habohore mu izina rya Yesu. Gideon ati nduwo mu nzu yo iciye bugufi, nduwo mu nzu idashobotse, nduwo mu nzu isuzuguritse. Imana ati genda ukwizo wa munyembaraga we, ukaburi n'intwari. Gideon ati kuva tuvutse nta ntwari iravuka iwacu. Kurabwira Imana wowe ari yihaye kubwira uri we. Munyumvire, Imana ntijye kwita uko kiwasimeze uyu munsi, Imana ijye kwita icyo uzabaco. Niyo mpamvu ibwira Gideon ngo wa munyembaraga we, toruri n'intwari, mu ntwari za Isirayeli deja nakubazemo. Undatewe wibeshe wayobye. Sekurira ingano z'Abamidiyani ngewe gute? Nabi intwari ngasekurira Abamidiyani. Imana ati wazisekuye mu kutimenya, ariko iyo umenya imbaraga zikuryamyemo ntiwari gusekura izo ngano. No, haguruka urebe ko bitemera. Imutesi haguruka ugenda urebe ko bitemera. Ngo agenda arumirwa. Nimba koko izi mbaraga zindimo, reka manze mpimire ku byaremwe. Ikime cuzura ahantu hose, ndategetse bucika ime cuzuye abantu bose batangare, bucika ime cuzuye umujyi wose. Ngo bucetejo simbone n'ikime na kimwe kije kuzenguruka iriya gusa hano hasigare, bucika ime ariko kimeze. Gideon ati ndumwe, uzi ko bya bindi marayika yavuze bishobora kuba ariko bimeze. Genda uje kubahoza bene wanyu bakizi uburetwa bw'Abamidiyani. Mana yanjye, umuntu wese unyumva mu izina rya Yesu, naba ari wowe Uwiteka akoresha kubohora iwanyu mu izina rya Yesu. Uburetwa buhari bwibagirane, imbaraga z'Imana ziyahindure, Kristo yigaragarize muri wowe mu izina rya Yesu. Genda usekura Abamidiyani. Aravuga toka ko biriya byemereka ngende ndebe. Agiye yasekuye Abamidiyani abahindura ubusa. Abona Isirayeli yose iramuririmbye. Gideon, inkota y'Uwiteka na Gideon, inkota y'Uwiteka na Gideon. Niyo ndirimbo yaririmba. Gideon ariko ndababaye. Ya minsi banduhije we, ya minsi bandoteje we, ya minsi n'abasekura. Uzi ko bazaga we sekura vuba. Ibiri gihumbi, ibindi gihumbi ngibiriya biraje. Mukanya dusange wabisoje. Agasekura. Ngo amare kwimenya, nije basekuje biriya. Buriya n'abasekuriraga mfite imbaraga zindyamyemo. Paul yaravuze ngo Imana ihumura amaso y'abera, ngo bahumuke bamenye ubwinshi bw'imbaraga z'Imana zibaryamyemo. Ngo kuko ngo ari za zindi Imana yazurishije Yesu, ngo arizo yashize mu bera. Izazuye Yesu zibaryamyemo. Bisaba iki? Ko zihishuka gusa, ko muhumuka gusa, mukamenya ayo makuru, ubuzima n'amateka byanyu bigahinduka. Muhaguruke twinginga Umwami Yesu adusuke mu mwuka wera utumara ubwoba.
dutangire kuba abatsinzi, amateka yacu ahinduke. Ibyifuzo nabyo tubisuke muri uwo muriro wa Mwuka Wera, hanyuma ijuru rikore. Mana, mu izina rya Yesu, Mana agakiza kacu k'ibihe byose, ngo tuye ubwoko bwawe bwose buraha, abadukurikiye n'abatwumva, bakoreho mu izina rya Yesu. Suka umwuka wawe umara uburetwa, usenya ubwoba, ukora igitangaza, urema imbaraga. Suka imbaraga, suka imbaraga, suka imbaraga, suka imbaraga. Ubwoba ndasenya umwuka w'ubwoba, ndasenya umwuka w'ubwoba, ndasenya umwuka w'ubwoba, ndasenya umwuka w'ubwoba, ndasenya umwuka w'ubwoba. Ndamanura imbaraga zo kubaho, ndamanura imbaraga z'umwami. Manuka mwuka we, manuka mwuka we, manuka mbaraga we, manuka gakiza we, manuka gitare we, manuka rukundo we, manuka kwera we, manuka bwiza bwacu, manuka kwera kwacu. Oh yes, oh yes. Le ke afo le kamfoniga Yesu le kaya yamfoni ribo yo Yesu 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 twahawe, Yesu twahawe. Mwuka we, mwuka we, mwuka we. Senya ubwoba muri aba bantu, bamenye ko ari abanyembaraga batabizi. Baraziryamanye we, barazigendana we, barazipfanye we. Abamidiyani barabatoteza bazifite. Reka abamidiyani bamenye ibiturimo, reka abamidiyani bamenye ibyo twahawe, reka abamidiyani bamenye ibyo twarazwe, reka abamidiyani bamenye ibitugendamo, reka abamidiyani bamenye ibituriho, reka abamidiyani bamenye ibyakozwe. Uyu munsi abamidiyani bamenye ko Imana iri muri twe. Uyu munsi abamidiyani bamenye ko Gidiyoni, imbaraga za Gidiyoni zishuke. Abamidiyani bamenye ko Gidiyoni atari wa wundi batotezaga. Abamidiyani bamenye ko Gidiyoni ari udasanzwe. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umuriro, umuriro, umuriro utwika, umuriro ukongora, umuriro uvuye mu ijoro, umuriro ubatura, umuriro ukiza, umuriro ndawumva, 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 ndawumva. Umuriro w'ijuru numanuke, wisuke mu bantu, nibabohorwa ingoyi zicike, iminyururu we. Abameze nka wa musirikari bibesha ko hari ukubaboha kuhari, ko hari ababazengurutse. Reka bahomoke, bamenye ko ntabahari, bamenye ko ingabo ari izabo, bamenye ko ingabo ari yes, 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 yes. Le kamfonia rakaya le lamfonia ri kamfonia moto 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 wa muriro w'umwuka aka senyera umwanzi, senyera umwanzi. Abantu bagarura ibyerengero bamenye ko bariho, dorabibona nk'abapfuye, dorabibona nk'abashize, dorabibona nk'abarimbuwe, dorabibona ko abacinyijwe, dorabibona ko abatagifite inzira. Nizekengoke mu izina rya Yesu, nizefunguke mu izina rya Yesu, nizefunguke mu izina rya Yesu. Ay gitare we. Oh yes, yes. Mana, ndasengera abantu babuwe amafaranga yose akabashiraho, abantu bahombye ibyiza n'ubutunzi bukabahunga. Ndabigaruje aba bose babisabye ngo tubibasengere, tugaruje ubutunzi, tugaruje amafaranga yabo. Mana yanjye we, amafaranga bashakisha, amafaranga ariyo abiruka inyuma, amafaranga ariyo yizana. Icyo bazakora cyose kizatanga umusaruro ukomeye, kizatanga imbaraga zihanitse, kizatanga imbaraga zo hejuru. Igaragaze Yesu mwiza. Tenda miujiza Yesu we. Mani ikomeye, mani ikomeye, mani ikomeye,
Mana ndasengera basabye kubohoka mu bitero by'inzozi, inzozi z'umwanzi mu izina rya Yesu, tuzifunze mu izina rya Yesu. Intambara z'imyuka zihagarare, intambara z'imyuka turazihagaritse. Intambara z'imyuka mibi hagarara, 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 hagarara. Ndakuvuma, 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 ndakuvuma kwa jina la Yesu. Mana yanjye we, Mana tabara Alice mu izina rya Yesu, Mana tabara Peace mu izina rya Yesu. Intambara bari gucamo zihagarare, 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 zihagarare mu izina rya Yesu. Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, kora igitangaza uyu mwene data, umuhishurire ibyo ari kunyuramo, umuhishurire ibyo ari kunyuramo uko yabisohokamo. Humura amaso ye, humura amaso ye. Yes, yes. Mana nshoje mpagarika ibitero by'abarozi ku bantu bose biri kunyuraho. Aba bantu bari kunyura mu bitero by'abarozi, mbatunze inkoni y'Uwiteka, mbatunze inkoni y'Uwiteka, mbatunze inkoni y'Uwiteka, mbatunze inkoni y'Uwiteka. Hagarara mu izina rya Yesu, hagarara mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo intwaro zabo zivunagurwe, intwaro zabo ziteshwa agaciro, intwaro zabo zihinduka ubusa. Ubwiza bw'Imana bwitamurure, umwami yerekane. Ngushimiye ku mwuka w'ubwoba we yutse urahunze, umwuka w'ubwoba uragiye, umwuka w'ubwoba uratsinzwe. Ndabona umwuka ugenda umeze nk'umwotsi, ndabona umwotsi utumuka ku bantu ugenda, ndabona umwuka w'ubwoba uhunga, ndabona ubutsinzi n'imbaraga zo gushyira amanga bimanuka. Mana barazutse, Mana barahembutse, Mana bagiye guhamya Yesu wazutse. Oh Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, urakoze gutabara bera. Ikiganza cyawe gifate Mari imbabazi akorweho, Mari imbabazi akorwe hari, imbaraga y'Imana imukoreho, ubutabazi bumugereho mu izina rya Yesu. Ijuru ry'intervene, tabara famiye ye, tabara ibye. L'enfant bimenyekane ko ari we wasenga, nawe umwibuka umugirire neza. Aba bantu bose mbashize mu maboko yawe, umwuka wawe bature muri byose. Tugukomeye amashyi kubyumvishe kandi ubikoze mu izina rya Yesu umwami wacu. Hallelujah, amen, 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 amen. Imana ibahe umugisha bera mwese. Reka dutange ituro, waba afite ituro rye, hano hari agaseke. Ikindi hariho nimero ya telefone iturirwaho. Mujye mushigikira igicaniro rwose, igicaniro mpuzamahanga. Iri ni itorero rya Kristo kuruta ayandi yose. Ayandi yo yakwitirirwa n'abantu, ariko iri rya Kristo rihuza amatorero yose ahabera bahurira. Gutanga ni nko kohereza ituro mu ijuru ukaritangayo, kuryohereza mu bwami neza direct rwose. Bifasha abavuga butumwa baza, bifasha abakora, bifasha ibikorerwa hano. Birahari bikeneye gukosorwa. Ituro kuri iyo nimero rwose mujye mubikora, yanditseho Sebastien, ni umwe mu bakorera hano, mukozi w'Imana mu bakorera hano. Muzaba mukoze, mujye mushigikira rwose. Gusenga ni byiza, iyo tubirangije tukongeraho amaturo. Amaturo nayo aradusengera. Dawudi avuze ngo ibi nzabitanga mu nzu y'Uwiteka. Imana yahise ivuga ngo nanjye nzakubakira ingoma, kandi ntuzabura umugisha, n'abakomeye ntibazabura mu nda yawe, kubera ko avuze gusa ko azatanga ibintu bikajya mu nzu y'Uwiteka. Imana ibagirire neza, Imana ibarinde bashigikire. Ubuntu bwa Yesu bane namwe. Na hejo saa 6 ni karibu ku gicaniro, mujye mukunda kuba ku gicaniro c'Uwiteka. Murakoze, Imana ibagirire neza. Amen.